nkuko twababwiye mu ntangiriro y'iri somo ndetse tukanezezwa no kubibutsa kongera ubunini bw'amabuno ku buryo bwa karemano bigizwe n'ibice by'ingenzi bibiri ari byo bikurikira imyitozo ngororamubiri ndetse n'imirire. Ahubwo rero ngiye kuza nkubwira bimwe mu byo ushobora gukora kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe, harimo kurya neza ndetse no gukora imyitozo ngororamubiri. Ibi bintu nkwibutsa ko ari ibintu bibiri bidasigana. Kurya na siporo ntibisigana mu rugamba rutoroshye rwo guhindura uko umubiri wawe uteye. Ibi si ukubasha kongera ubunini bw'amabuno gusa, iri ni ihame rizwi no kubashaka kugira ibituza binini ndetse n'abakinnyi b'umupira by'umwihariko dore ko bakunda gukoresha iri banga. Byumvikane neza ko nta biribwa bishobora gutuma ubunini bw'amabuno yawe bwiyongera nta siporo wakoze. Muri iri somo ryacu twakomeje kwibutsa ko gukora imyitozo ngororamubiri ari bwo buryo bwiza bwizewe kongera ubunini bw'amabuno yawe. Ushobora kwibaza uti ese ni ibihe biryo umuntu ashobora kuba yafata cyangwa se ashobora kuba yafungura kugira ngo abashe kongera ubunini bw'amabuno ye. Nyuma rero yo gukora imyitozo ngororamubiri, imikaya y'amabuno yawe iba iri mu gihe cyiza cyo gukura. Iki gihe uba ubona ibyuya ku kibuno cyawe. Muri iki gihe imikaya yawe iba ikeneye kwisana, iba rero ikeneye ubwoko runaka wenda bw'ibiryo kugira ngo ikure neza nk'uko ubyifuza. Ukora siporo neza nk'uko twabivuze ngo usimbuke igice cyo kurya neza, ntacyo byakumarira burya nshuti yanjye. Rero muri make ibiryo ugomba kwibandaho, ndakubwira ibijyanye na protein ni ibiryo burya bya mbere abagore bashaka kugira ngo amabuno yabo atere uko babyifuza. Bagomba kwibanda kwibi bintu bikurikira. Burya rero igihe umaze gukora ya siporo nkuko twabikubwiye, ushobora kurya amagi, ukaba warya inyama z'inkoko cyangwa se ukarya amafi ndetse inyama y'igishuhe, ibishyimbo, soya cyangwa se amashaza. Burya rero ikindi hano nuko ugomba kuba wabona ibigizwe na carbohydrate. Ibi ni ibiribwa bizwi nk'ibinyamafufu cyangwa se ibinyamasukari. Aho rero twakubwira ko harimo nk'ibijumba, ibirayi, umugati ndetse n'ibinyampeke nk'umuceri ndetse n'ibigori. Igihe rero umaze gukora siporo, ni byiza ko amafunguro ufashe agomba no kugarukamo ibi biryo ubwiye hejuru. Ndetse burya utibagiwe n'ibyiganjemo ibinure gake ariko gashoboka. Si byiza ko ubikoresha cyane. Ibi ni bimwe mu byo twabashije kubakusanyiriza bishobora kugufasha mu gihe wumva ufite intego yo kuba wagera ku iki kintu. Turabakunda rero ni Gisenyi Ubwiza Magazine. Nyaboneka nimba unyuzwe cyangwa se hari ibindi biganiro byacu ukeneye, ushobora gukanda subscribe kuri channel yacu ni Gisenyi Ubwiza Magazine. Aka kanya hita ukanda subscribe mu bara ritukura kugira ngo ubashe kwakira ibiganiro byacu byinshi bigiye bitandukanye bijyanye n'imyororokere y'ubuzima ndetse n'izindi ngingo zigiye zitandukanye tuba twagiye tubategurira. Ciao bye bye, turabakunda, twongere guhura mu biganiro bikurikira.